Ndabasuje ikaze kuri Rwanda Update Info. Ndagira ngo mu byukuri munyemerere mbagezeho rino tangazo ritugezeho aka kanya. Leta y'u Rwanda imaje gutangaza rireba buri munyarwanda wese uri hagati mu Rwanda ndetse n'uri hanze y'u Rwanda. Mu byukuri nawe nuko iri tangazo rimureba, ni itangazo yuko amafaranga y'u Rwanda agiye kuba yahinduka akava ku mafaranga nk'uko byari bisanzwe biriho amafaranga inoti zikaba zigiye guhinduka hano mu Rwanda, mukamenya inoti zizasigara zikoreshwa ndetse mukamenya n'amafaranga agiye kuba yavaho ndetse n'azayasimbura. Ndagira ngo mu byukuri munyemerere basomere rino tangazo rimaze kutugeraho aka kanya rya Beneri yuko amafaranga agiye kuba yahinduka hano mu Rwanda. Mu byukuri ndagira ngo turisomere no tangazo twitonze kugira ngo namwe mubashe kumenya aya makuru ndetse mubashe no kumenya amafaranga agiye kuba yasigara akoreshwa hano mu Rwanda. Reka dusomere no tangazo gake gake nya twitonze kugira ngo namwe mubashe kuba mwamenya ibyo iri tangazo ribashe kuba ryavuga ndetse n'icyo ribashe kuba ryaganiza muri rusange. Mu byukuri ndagira ngo umunye imbere yasomere itangazo ryihutirwa hashingiwe ku iteka rya perezida nomero 11 akarongo kabiramye 01 ryo kuwa 27 z'ukwa kabiri 2026. Banki nkuru y'u Rwanda iramenyesha abantu bose ko inoti z'amafaranga y'u Rwanda zikurikira zizaba zitagifite agaciro mu Rwanda nyuma y'amezi 12 uhereye ku itariki 2 Werurwe 2026. Itariki iteka rya perezida rizikuriraho ryatangajwe mu igazeti ya leta ya Repubulika y'u Rwanda. Nyuma y'iki gihe izo noti ntizizaba zikemewe gukoreshwa mu kwishyura. Izo noti rero zitazaba zikemewe gukoreshwa ni izi ngizi zikurikira: inoti ya 500 yakozwe kuwa mbere z'ukwa karindwi 2004 na ngenzi yayo yakozwe kuwa mbere z'ukwa mbere 2013. Iyo noti ya 500 ntago izaba ikemerewe gukoreshwa nyuma y'amezi 12. Indi noti itazaba yemerewe gukoreshwa ni inoti y'igihumbi yakozwe ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi 2004 ndetse n'iyakozwe ku itariki ya mbere z'ukwa gatanu 2015. Iyo noti y'igihumbi nayo ntago izaba yemerewe gukoreshwa hano nyuma y'amezi 12. Indi noti itazaba yemerewe gukoreshwa ni inoti y'ibihumbi 2000 yakozwe ku itariki 31 z'ukwezi kwa 10 2007. Inoti ya nyuma rero itazaba yemerewe gukoreshwa ni inoti y'ibihumbi 5 yakozwe ku itariki ya mbere z'ukwa 4 2004 ndetse n'inoti yakozwe ku itariki ya mbere z'ukwa 2 2009. Ubwo izo nizo noti uko ari enye zitazaba zemerewe gukoreshwa nyuma y'amezi 12 ndetse mu Rwanda zigiye kuba zahinduka. Ariko abafite izo noti zimaze kuvugwa bashishikarijwe kwihutira kuzihinduza ku bigo by'imari bibegereye mu gihe cy'amezi 9 uhereye ku itariki ya 2 Werurwe 2026 kugeza ku itariki ya mbere Ugushyingo 2026. Nyuma y'iyo tariki izo noti zizajya zihindurizwa gusa ku cyicaro gikuru cya Banki nkuru y'u Rwanda kiri mu Kiyovu i Kigali ndetse no mu mashami yayo yose kugeza ku itariki ya mbere Werurwe 2027. Ubwo urumva ko ayo mafaranga agomba guhinduzwa hakiri kare mu mezi 9 ndetse ku itariki ya mbere 2027 ayo mafaranga akazaba namaje guhinduzwa kuko amafaranga mashyashya nibwo azahita atangira gukoreshwa hano mu Rwanda. Ku bindi bisobanuro kugira ngo mubashe kumenya neza ibirango by'amafaranga yarariho uko bizaba bihagaze, mu byukuri ibisobanuro birambuye bijyanye n'ibirango by'izo noti zikuwe ku isoko biri ku mugereka w'iri tangazo, niho mwakura bino birango by'amafaranga y'izi noti ashazwe. Ubwo bikorewe i Kigali kuwa 24 Werurwe 2026. Digital Sinaited Beneri Gavane, umuyobozi wa Banki nkuru y'u Rwanda hano mu Rwanda, niwe wabashije kuba watanga iri tangazo. Mu byukuri mwumva ko ni itangazo rigezeho aka kanya kugira ngo namwe abanyarwanda mwese mubashe kuba mwana rimwe mubashe no gusobanukirwamo n'ibyiza bya gahunda y'amafaranga agiye kuba yahinduka. Ese mu byukuri bifite umumaro ukomeye ku baturage cyangwa se ku banyarwanda bose? Yego, mu byukuri aya mafaranga agiye kuba yahinduka hano mu Rwanda afite agaciro ndetse afite n'umumaro bikomeye cyane hano ku baturage, kuko mu byukuri urabona ko amafaranga hano mu Rwanda yaramaje kuba yazamuka akagenda hejuru, aho ibicuruzwa byari byarabaye byinshi cyane ugereranije ko kwajyana amafaranga nko mu isoko ukajyana 2000 ukabura nk'ikintu wabasha kuba wagura mu isoko. Ariko mu byukuri nuko iyi gahunda igiye kuba yahinduka y'amafaranga, nuko iyo amafaranga ahinduwe hano mu gihugu bihita byongera amafaranga cyangwa se bikongera agaciro k'amafaranga. Kandi ngira ngo iyi gahunda mu byukuri yajeho kubera ko abaturage cyangwa se bagiye basaba leta ko mu bindi bihugu ubona ko abaperezida bari ku mafaranga ye bakoresha mu gihugu, ndetse basabye leta ko cyangwa se basabye perezida ko nabo aya mafaranga yandi bazakora mu byukuri ko leta nayo cyangwa se perezida abari we wazajya uba uri kuri ayo mafaranga kugira ngo bizajye bigaragaza neza isura nziza cyane hano mu Rwanda. Gusa nanone ibyiza by'aya mafaranga agiye kuba yahinduka nuko amafaranga azahita agira agaciro gakomeye cyane, aho inoti y'ibihumbi 2000 izahita ba inoti y'ibihumbi 20. Ubwo no kuva ku mafaranga rusanzwe ufata ukabona ibihumbi 2000, ubwo kuri iyo noti uzajya ubonaho kabiri
na zeru inyuma, ubwo bivuze nyine ni amafaranga 20 y'inoti, niyo bwo uzajya uba ufite amafaranga 2000. Ubwo urumva 5000 uzajya uba ufite amafaranga 50 ubwo y'inoti niyo uzajya uba ufite. Murumva ko bizahita bizamura agaciro k'amafaranga cyane cyane, kuko iyi gahunda y'amafaranga guhinduka mu gihugu ni ibintu bigoye cyane cyane mu by'ukuri, kuko urabona ko iyo rihindutse amafaranga y'igihugu cyangwa se y'igihugu runaka ahita agira agaciro cyane cyane, ku buryo ushobora kujya ujyana amafaranga 2000 mu isoko ukaba wagura n'ibintu binarenze byinshi cyane, ndetse nababwira ko ibintu bishobora kuba byanasubira no mu gihe cyari gisinzwe kiriho kuri ubu ngubu, ukajya ubona amafaranga 5000 wayakoreye kuko nyine wisha akuya kugira ngo ubashe kuba wabona ayo mafaranga 5000. Murumva ko ni ibintu bizafasha abaturarwanda bose, bigafasha abanyarwanda ndetse kugira ngo bajye babasha nyine kongera gusubira mu bihe bya kera nk'uko byari bisanzwe bimeze. Amafaranga afite agaciro kuri ubu ngubu nuko wabonaga ko amafaranga yari yataye agaciro, aho wabonaga amafaranga 5000 mu minota nk'inga ugasanga ubonye ayo mafaranga. Mu by'ukuri iryo tangazo ni itangazo ryihutirwa kugira ngo abantu bose mubashe kuba mwanamenye se mubashe kuba mwamenyera mu byinshi cyane ku iyi gahunda y'amafaranga agiye kuba yahinduka no mu Rwanda, ndetse n'umumaro wayo. Ese abaturage bafite umumaro umeze ute, cyangwa se inyungu bazayibonamo ni iyihe? Kumva ko iri tangazo rije, inyungu muzayagiramo ni iyihe? Umumaro bizagira ni uwuhe? Aha wageze ni kuri Rwanda Update Info. Niba uri kubona ari ubwa mbere ugeze kuri channel yacu ya Rwanda Update Info, kanda subscribe maze ufungure inzogera kugira ngo video nk'izi ngizi n'amakuru nk'anga y'ameza leta iba yagiye itangaza nawe ujye ubasha kuyabona mu bambere. By'umwihariko niba iyi video wayikunze, kora like ndetse utere comment, kuko ibitekerezo byanyu biba bikenewe kandi bifasha societe nyarwanda nyamwinshi kwikura mu bukene. Mu by'ukuri rero iyi gahunda y'amafaranga agiye kuba yahinduka no mu Rwanda, nababwira ko mu by'ukuri afite umumaro munini cyane abaturarwanda bose bari hagati mu gihugu, kubera ko nababwira ko ubu ngubu uzajya ubona amafaranga yawe 5000 ukajya wayakoresha ibintu byinshi cyane, ndetse bikaba byakoreramo ibintu byinshi cyane, aho uzajya ushobora nko kuba wajya mu isoko ukaba waguramo ibintu byo kurya, ukaba waguramo imyenda n'imyambaro n'ibindi bintu bigiye bitandukanye ku mafaranga yawe 5000. Nababwira ko mu by'ukuri uko mwari musanzwe mubizi ko amafaranga ya kera yari afite agaciro hano mu Rwanda, kuko ni gahunda rero iyo ko bagiye kuba bahindura n'amafaranga, niyo mpamvu kugira ngo barebe ko bakongera kugaruza amafaranga hano mu Rwanda akaba yagira agaciro kanini cyane gakomeye, bigasubira nk'uko byari bisanzwe bimeze, kugira ngo bijye bibafasha gufasha abanyarwanda. Kuko amafaranga y'u Rwanda namara kuba yahindurwa ku itariki ya mbere 2027, kuko mwumvishe ko mwitangazo aribwo aya mafaranga azaba yatangiye kuba yahindurwa, ndetse akaba aribwo azatangira kuba yanakoreshwa hano mu gihugu. Nababwira ko mu by'ukuri aya mafaranga azatagira agaciro hano mu Rwanda ndetse no muri East Africa, aho uzajya ufite amafaranga hano mu Rwanda, cyangwa se waba uri mu Burundi ukaba ufite amafaranga menshi cyane, ndetse no muri Uganda ukaba ufite amafaranga menshi, kuko aya mafaranga azaba afite agaciro gakomeye cyane kurusha n'amashiringi yari muri Uganda nk'uko byari bisanzwe binameze. Ndabashimiye mwe twabanye kuva iyi video itangiye kugira irangiye, muri abantu b'agaciro cyane. Ariko niba iyi video wayikunze, kora like ndetse utere comment, kuko ibitekerezo byanyu biba bikenewe kandi bifasha societe nyarwanda nyamwinshi kwikura mu bukene. By'umwihariko iyi video uyikoreshe ku nshuti zawe kugira ngo nabashe kumenya amakuru meza leta iba yagiye itangaza agenewe abanyarwanda bose. Angani kuri Rwanda Update Info, iri rya ritangazo leta y'u Rwanda imaje gutangaza rireba buri munyarwanda wese uri hagati mu gihugu ndetse n'uri hanze y'u Rwanda, ko amafaranga y'u Rwanda agiye kuba yahinduka, akaba yahindurwa nk'uko byari bisanzwe bimeze, akahashirwaho andi mafaranga azajya yifashishwa hano mu Rwanda ugereranyije n'amafaranga arasanzwe. Ariko kuri ubu nababwira ko mu by'ukuri amafaranga azatangira gukoreshwa ku itariki ya mbere 2027 mu wundi mwaka, nibwo aya mafaranga mashyashya azatangira kuba yakoreshwa hano mu Rwanda. Kandi aya mafaranga ayanga yashaje, nababwira ko mu by'ukuri bisigaje amezi 9 kugira ngo mubashe kuba mwatangira kuyakolegitinga ku mabanki, kugira ngo mubashe kuba bahereza andi mafaranga yo kuba mwakoresha. Ndabashimiye cyane. Aha ni kuri Rwanda Update Info, turakunda cyane.